umbabarire nishe isezerano naguhaye ko nzaguhora iruhande, none ndetse umaze igihe kitabarika inshuro zitabarika urezwa nuko ntahari. Umuryango wanjye mubabarire kubasiga, ariko igihugu kiranshaka kandi kirankeneye, niyo mpamvu uyu mwambaro nambaye. N'ubundi ntituzahora igihe cyose turi kumwe, tugiye kurwanira igihugu. Ntange imbaraga zanjye zo nshoboye uko ariko kose, nibitakunda kandi nzashimurwa nuko ntazongera kubabona ukundi. Ariko muzagire gukomera, murabongeye ku rugamba. Nindamuka ngoye ku rugamba, muzangire mwizana ku mujyane iwacu, muzancire imidari yanjye yose mu gatuza, mumbwire mama ko ntacyo ntakoze icyo ariho gishoboka cyose, ariko bikaba byaranze. Muzambwirire data kutababara kuko ntazongera kumutera umutwe ukundi. Muzambwirire murumuna wanjye azige neza, azitwarire ya moto yanjye izaba iye burundu. Mumbwirire bashiki banjye ntibazahangayike, kandi musaza wabo agiye kuruka ubutagaruka, ntibazongera kumubona ukundi. Muzambwire umukunzi wanjye kutabara, azangire kakarabo k'iroza nakundaga ku mva yanjye. Izuba nirirenga kandi muzambwire igihugu utarera, kuko n'umusirikare kandi navugiye gupfa. Umusirikare yakundaga igihugu cye cyane, yadusezeye atubwiye ko agiye kurwana intambara. Twari tumwiteguye nyuma y'umwaka umwe cyangwa ibiri. Nk'umuryango twari tumukumbuye cyane, kandi twari twizeye ko azagaruka tukongera tukamuhobera nk'uko yari yaramaze kubidusezeranya ndetse no kubitumenyereza. Twakomeje kumutegereza ko azagaruka turaheba. Yari afite ubwoba bwo gupfa, nayo mpamvu yitanze atizigama arwanira njyewe nawe ngo tubeho neza mu mahoro. Intumwa zatubwiye inkuru y'incamugongo, zatubwiye ko ajya gupfa yatwandikiye akandiko, ubundi agasaba gufata ibendera rye mu ntoki mu kaboko kamwe, akandi akagatiza sariyuti, maze asiga yanditse ati muzambure igihugu utarera, kuko ndi umusirikare kandi navugiye gupfa. Nuko yagiye disi. Umunsi adusezera ntitwari tuzi ko aribwo twumvaga ko tuzongera tukamubona, ariko ntiyigeze ndetse ntazigera yicuza impamvu yambaye uriya mwambaro. Ari nayo mpamvu yatabarutse afite ishema ryinshi, yadusigiye umurage, adukomeje igihugu natwe. Imana ihe umugisha iyo ntwari, tuzahora iteka tuyibuka. N'abandi bameze nk'abemeye gushora ubuzima bwabo mu nzira z'urupfu ku bw'ahazaza hacu. Rero nubona ingabo y'igihugu maze uyibwire uti warakoze guhitamo kwitangira igihugu, warakoze kandi kuzirikana ubutwari bwawe. Uraho neza musirikare utazwi, wateye ishema igihugu cyawe, wakoze ibishoboka byose. Abantu benshi bamenye inkuru y'itabaruka ryawe, maze baguha ibyubahiro byinshi. Buri gihe uhora wibuka kandi ntuzigera wibagirwa amaraso yawe yuhiye igiti cyizera n'imbuto z'ubwigenge. Dore waharuriye inzira benshi igihugu, warahiriye kurinda ubigezeho. Kimeze neza ubu ni amahoro, abagituye bose turashima. Tuzirikana rwose uruhare rwawe mu iterambere ry'igihugu. Byagera rwose mu mujyi hagati, iterambere twagezeho nkava mu modoka nka tarasaruti nkavuga ati mwarakoze cyane, mwarakoze rwanda, mwarakoze cyane, mwarakoze intwari z'u Rwanda, mumariye Inkotanyi cyane. Mwabohora urwatubyaye, Imana mu ijuru tubamye umugisha mwinshi. Warakoze Fred Gisa, warakoze Michael Rwagasana, mwarakoze abanyeshuri b'Inyange, warakoze Mwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, warakoze Niteka Felicite, warakoze Mama Hagati Uwiringiye Imana, warakoze cyane umusirikare utazwi. Mwarakoze namwe mutinze kugaragaza ubutwari, mwarakoze abakurambere bacu, mwitanze mutizigama. Umuhango rwatubyaye ruvamo ubukombe, abo mwitangiye tubakuriye ingofero. Tubahaye ibyubahiro byinshi, tuzahora iteka tubasabira imigisha myinshi. Uyu mwuga yari masita kimwe bisanzwe. Ufite ikibazo, igitekerezo, inyunganizi, ushobora kuduhamagara kuri 0783 cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp yacu 0794 Iki kiganiro cyatumiwe intwari zose zemeye gushyira ubuzima maze mu kaga kugira ngo zitabire ubuzima bwawe, by'umwihariko by'umwihariko ingabo zarwaniye igihugu
twakomerekeye ku rugamba ndetse n'abandi benshi bagaragaje ubutwari mu Rwanda turahari tugatuma ubutwari bw'abanyarwanda ni agaciro kacu. Tuje kubifuriza kuza kugira ibihe byiza kuri ubu mikoro ya mataci nk'ibisanzwe cy'amasaha niba iki kiganiro wabashije kugeraho Rwanda shasi kandi subscribe niba wumva cyakunyuze, ubundi ikindi ukoreshe ya nanjye nkomeze ndebe ko nagira icyo nageraho.